Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimira Imana yacu, Imana yuzuye urukundo rwinshi, wongeye kutugirira ubuntu bwo kutubwira, bwo kutwigisha iby'urukundo rwawe, binyuze muri uyu mwanya. Nyemerera ufungura imitima yacu, tubashe kumva ubushake bwawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugeze ku munsi wa gatanu tuganira ku nyigisho yacu yo kuba umwana w'Imana by'ukuri. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 tugeze ku murongo wa 8. Nanditse ngo gukora ibyaha no wa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, no kugira ngo amareho imirimo ya Satani, Imana yacu tugirire neza. Iminsi yabanje twagiye twibanda cyane ku kuvuga ku mwana w'Imana. Tuvuga ku munsi wa mbere tubona ko uwo mwana w'Imana tubiheshwa no kwemera kwakira Yesu Kristo, hanyuma tukamwizera. Aho twabonye ijambo rivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hanyuma undi munsi wakurikiyeho dusoma irindi jambo rivuga ngo murebe urukundo rukomeye rwatumye data twese dukunda, rwatumye twitwa abana b'Imana. Tubona ko kuba turi abana b'Imana byaturutse mu rukundo rukomeye. Ntabwo Imana yatugize abana bayo mu buryo busanzwe, wenda ngo ikoreshe kutwadopta itwiyandikisheho ibyo gusa, ahubwo bitewe n'urukundo rukomeye dukunda, yashimye ko tugirana n'isano y'amaraso, ishyiramo kuducungura, iducunguza amaraso y'igiciro ya Yesu Kristo, kugira ngo tube abana bayo mu buryo bwuzuye. Bukeye rero twongeye tubona yuko kuba abana b'Imana ari ibintu bikwiriye kuba muri uyu mwanya turimo. Muri byose, mu byo dukora, mu byo tuvuga, tugaragaza abana b'Imana. Twasomye umurongo wa 2 kurikira hariya nari mbanje kuvuga, avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, nk'uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, ariko icyo tuzi ni uko nyerekanwa tuzasa nawe. Twabonye yuko kuba umwana w'Imana ni ibyiringiro umuntu akwiriye kugendana. Umuntu akaba abifite buri munsi, uko avuga, uko agenda, ibyo akora akabikora nk'uko bikwiriye abana b'Imana. Umwana wese asa n'umubyeyi, donc tukabikora twigana Yesu Kristo. Ibyo kuba abana b'Imana ntibiherere mu buhamya ngo tuvuge ngo kera twari dukijijwe, ngo kera twagiraga ibihe byiza, no, ahubwo tugahora turi abana b'Imana bya nyabyo. Imana itugirire neza. Cyangwa se ngo kuba abana b'Imana tubiherereze mu bihe by'ahazaza, ngo tubitekereze ngo nzaba we, nzabikora, no, dukwiriye kuba umwana muri iki gihe. Undi munsi rero wakurikiyeho twabonye ikintu kiranga abana b'Imana. Twabonye yuko abana b'Imana badakora ibyaha. Twasomye urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 9, avuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Twavuze cyane kuri iyi mbuto, dusanga ijambo ry'Imana. Umuntu wese wabyawe n'Imana imubikamo imbuto, imbuto ikagenda ikurira muri we, imbuto ikamutunganya. Ku ijambo ry'Imana niryo ridutunganya, rikamutunganya, rikamukuza, rikamugeza ku kigero cya Kristo. Umwana w'Imana rero agumana imbuto y'ijambo ry'Imana. Umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we ntabasha gukora ibyaha, kuko rimwambura imbaraga zo gukora icyaha, rikamwambika imbaraga zo gukiranuka. Uyu munsi rero dukomereje n'ubundi ku murongo wa 8 ukurikirana n'uriya twasomyeje, uvuga ngo ukora ibyaha no wa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, no kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imana yacu tugirire neza. Turi kuvuga kuri iri jambo rero, nkubishe yuko umuntu ubwe ashobora uwahoze ari umwana w'Imana ashobora kuba byahinduka akaba uwa Satani. Habaho n'abantu ba Satani, ntabwo habaho abana b'Imana gusa, habaho n'aba Satani. Ngo ukora ibyaha wese ni uwa Satani. Bivuze ngo iyo ukoze ibyaha uba wikuye mu mubare w'abana b'Imana, wijyanye mu bana ba Satani, wijyanye mu bana b'umubi. Bivuze ngo wowe ubwawe, wowe uri kunyumva, cyangwa se n'undi wese uzumva rino jambo ry'Imana, ukwiriye kuba maso, kuko ubwo ufite ubushobozi bwo kuba mu bana b'Imana, cyangwa se ukijyana mu bana b'umubi. Uko kuba mu bana b'Imana ni ukwemera kwakira Yesu Kristo, ukamwizera. Kumwizera ni ukuvuga gute? Ni ukwemera uko akuyobora. Aho kubwira ngo iki ni cyiza ukabyizera, kuko ukemera ko ari cyiza. Icyo kubwira ngo iki ni kibi, ukemera ko ari kibi. Iyo rero watandukanye n'ibyo ngibyo, n'ubu ukimwumvira, ahubwo ukumvira ibyo Satani akubwira, ugakora ibyaha, uba wishyize mu mubare w'abana ba Satani. Imana itugirire neza. Itandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abana ba Satani ni ikintu gito cyane gusa,
neza, ariko kandi si na gito, ni uko bamwe bakora ibyaha abandi ntibakora ibyaha. Niba ubeshya, kubeshya ni icyaha, niba wiba, kwiba ni icyaha, kimwe n'ibindi byaha byose tutagiye kubirondora. Icyaha icyo ari cyo cyose ukora, jya umenya ngo cyagukuye mu bana b'Imana kikujyana mu bana b'umubi. Rero jya uhora uri maso, ntukagambirire gukora ibyaha, ntugakore ibyaha. Imana itugirire neza. Wowe rero wamenye ukuri, uramenye, wirinde, ntugakore ibyaha, utazajya wishyira mu bana b'umubi. Hanyuma rero birashoboka ko uri kunyumva waragize intege nkeya ukagwa mu byaha. Ugira umwete wo gusanga Yesu Kristo, agufitiye urukundo rwinshi, yiteguye kugusanganira, wongere ugaruke mu bana be, usubire mu mukumbi we. Imana itugirire neza. Gira umwete wo gutera intambwe, usange Yesu agufitiye urukundo rwinshi, wongera gushyira mu bana be. Imana itugirire neza. Ya sano y'amaraso naho yagiye, numusanga azongera ayikogeshe, maze Data wa twese nakubonaho ayo maraso akwitukiranuka, ntiyongere kugucira urubanza, ntiyongere kukwitukiranirwa. Gira umwete, Yesu aragukunda, ube mu bana b'Imana. Nawo barimo, ntukine n'icyaha, ntukinishe n'icyaha, inyungu izo ari zose cyaba gifite uramenye, ntubikore kuko byagukura mu bana b'Imana. Yesu Kristo aduhana umugisha. Murakoze cyane.